musarafa hera hapo ni bigona byo ari kunyandikira bitambwira ibintu bizima Kigali we hahiye koko Kiba cyazi kabo cyo mu mahanga noneho kirayama reka none ngo tuzimbwira ari musima yagiye kuyabona papa ni ndeje tayari none ho nzi ko mburaje wow hahiye koko Panzi. Bizineza. Shande kugicundira mu gitanda noneho. Nukuri kw'Imana byancanze. Shana buza amerekezo ndeka. Dahira. Vugisha ukuri. Yewe, urashaka nifuza. Umva nkubwire. Njyewe mu mwanya wa batatu hose ndahagera. Umva. Abo batatu bose ubwo ngubwo ubakure kugira ngiye umwe hose ndahakora ariko shaho urikunda wandekera we umva nyine ngiye cyambere nuko mbikubwiye nkuko ndaje mbwira ngo ndagusanga nyine wowe kumwakira mu rugo ndafite guta nyine ndizane mu rugo akazare nyine akamushake bizindi guta nk'ebyiri muze muri nka batatu yicaguza ariko ndabizi ko atagucaho sawa mani reka nze ndi mutigiti sawa hahiye koko ko bantu nyinyama se bantu n'imifuka icyo kibuno cyawe kimeze nk'icyari boma ngere icyo nagere ndikuki bameze nk'ari buma rubuma sa n'ibiki hagira reka guhereza abandi bantu biraka ko ndi umuvandimwe wawe kandi ako kantu ushizemo niko sawa nako ubundi yaba ari umuvandimwe wanjye mbona arakwirukanye no mu nzu yanjye reka nze mwigishe ukuntu uri bugende kumva icyo kibuno cyawe nzakujyana kugihagisha ndagihagisha se ndi mikini minaje uzashakira nkandi umva ngwino nk'agatekerezo kuri ayo ngaho yicara nk'agatekerezo wangegerawe ugize ngo umvishe ko mapanzi yambwiye ko kuko bashaka abana bafite figa ugize ngo mujyanye imeze gutyo ngari doma yamitana hari ikibuno wa mbebe yataye hano cyo kwambara uragenda ucyambaye uko mujyanye gutyo umeze ngari doma nako nanyiguka ugize ngo yewe upfa kuba ufite noneho imihondo umenye uri mu mwegukane noneho ugize ngo ariko se mpuye na wa mukobwa kakinya kakazi intero yanjye genda wambare wane intero se nizihora zihindagurika ugize ngo uramutse arameza komisiyo yes we uracumi naramuhereza ngijana amereze mu 20 ya komisiyo sayo sone ndawa aravuga ashobora kuzagenda kera amereze atari mutse ibono burari bube yabiziritse hahiye koko ukura ubundi buri kire gikobwa gicunda afite ukuntu yihindukiza akihindukiza ugize ngo ntabishobora nanjye kusuma ikibinje kubirana muhindira ko so mutipe kati kabona bagabwire ko abana nababonye
napanze n'ubundi yanumye abakobwa batatu none tugiye turi babiri uzi impamvu naza babona aba gatatu nagira ntataza kuba dukombesha urumva usikarabya ibyo nyine wa gatatu ndababwira ko namuguze abandi murabatse ejo mumuga karibu ugize ngo iki ubone se umupanza ari henga twibwira umugabo aza tubicaye ugize ngo iki reka nze mpamagara rimwe niyanga gutamudeka nigenge ko zatinzera buzirihe nta kazi kazo narambirwa kigendera birabareba ubundi ugize ngo buno buraraje yiryagagure yiryagagure yimarushya ari umuyindaje kwaje mwaheze ryari se kuki mwaje ntimuvuye twakwamagara telefone yawe ntiyacamo reka ndabona mumeze nk'amapupu mwabura ibyo mukora umushyitsi mwamumenye se oya bigira abakobwa babonye abakobwa bakobwa nababonye ni beta cyane the girls are talking about speaking Kinyarwanda you can try to speak it bakobwa b'abanyarwanda ni beza ariko bano baratuzugura cyane nabahe abakobwa rero ni bamwe umva sheri uyu mutipe ni umushyitsi wanjye ni umunyakenya niwe nababwira nibo bashikirwa nakuzanira ni bano ni beza cyane cyane sasa nibagende banyigereke ndebe neza niba ari beza uwo nahitamo umwe gusa mwamuhenze sheri what It was at this moment he knew. murekera uriya witode cyane cyane kuko urabona ndurukara by'amacinga byaba byiza sibyo w'inzobe cyane uriya ufite igwedo rinini cyane She is Hindil. Her name is Hindil. Call her Hindil, okay? Hindil. Yeah. Yeah, it's a good name. Hindil. Hindil. It's Indian name. Yeah. Hindil. Yamukunze Ikibuno cyiza cyane kabisa. Umunyarwanda mwiza. Hari umuhanzi wavuze ngo ateye nk'igisabo. Sibyo? ateye nk'igisabo. Ntabwo bavuga ngo ateye nk'igisabo. Bavuga ngo ateye nk'igisabo. Igisambo. Igisabo ntabwo ari igisabo. Nzabimenya gake gake. None turaryamaye. Urashaka kuganira se mbere ko muganira? Turaganira neza cyane urabizi ko naniwe tukaruhuka akamfasha kuruhuka sibyo? Okay, nta kibazo reka nze mbarebera aho mwaganirira. Hari ikibazo hindi? Nta kibazo. Muri bwumvikane se mu kuvuga?
si sawa sawa. urishimye Ndishimye cyane. Imana ishimwe nawe niwe wishimye shiza cyane nawe gahunda zisigaye n'izawe Okay. Nta kibazo reka nze mbereka aho murajya kuruhukira. urakoze cyane Nindi ndaje. Cunda bawe ndaje turi tuganira sibyo? Oh shit! Falling ball clock! sawa hari igihe wagira inama yo kwambara ikibuno kimwe cya kabiri turayagabana ukagira ngo urarya wenyine nta n'isoni hahiye koko bana b'abanyarwanda muba mufite ubwoba gute Ntabwo mfite. sasa wowe reka nguha amafaranga ubundi twikorera ibyacu sibyo urabona amafaranga sibyo sibyo fata amafaranga kuko mu rugo hari amafaranga muri Kenya uri kubyumva n'agandi ushaka nushaka n'ibikapu sibyo Noneho nirasa muri dushe ndawe. wowe gira vuba sohoka usekera vuba none cya kibuno kiriye wa mwana kubona kubona ikibuno kiriye mbona bana n'abateganijwe wowe sigo ntabwo nagaruka reka nigendere haba n'abateganijwe ugize ngo Yemani muzanye kunzana kira kigori kigori mu rugo wawe fari cyo kibazo ugize ngo what Jesus is Lord hey hahiye koko hahiye koko ugize ngo ubwo ujyanye ubugoryi bwawe akibuza ati wewe uri kugikuramo mugeze mu mashuka ubwo uragiye uraragenda agikuramo none utagahita abibona amafaranga turayazanye Ese amafaranga wayazanye. Nayazanye maze nayabitse nagusutiye. ugize ngo Yesu we usiko nayataye hey bantu mutembera mu mujyi wa Rubavu ni handi ushobora kuruhukira hatari muri La Nova Star. La Nova Star tubafitiye amacumbi meza ateguye ku buryo butangaje, akarusho kacu kandi uruhukiye muri La Nova Star aruhuka yiyumvira akayaga gaturutse mu musozi wa Rubavu. La Nova Star iwacu umukiriya ni umwami. I'm a nightmare.